Yes, reka twongere tubasuze cyane rero tubifurize igicamunsi cyiza kuri mwe wese mutwumva amasaha ya nyuma ya saa sita. Turano kandi kubaha ikaze muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane. N'umwanya rero tuba tubagezo update rero nta kindi tuba tubazaniye na makuru agezweho aho tuba tugenda tubabwira uko ibintu byifashe, ariko no muri by'umwihariko tukatwibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tutibagiwe n'abambari bacyo, aha ndavuga imitwe yitwaje intwaro yakusanyirijwe mu cyiswe ngo ni Wazalendo. Tugashoremo rero ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, igisirikare cy'u Burundi. Tutibagiwe rero n'ingabo zo mu muryango wa SADC baje mu butumwa bw'iswe ngo ni Sami DRC, ababiliseneri ndetse yewe tutibagiwe na FDLR bakomeje kugenda bafatikanya mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Nyemerero nkubwire ko muri aya masaha n'ubundi ikituzanye n'amakuru agezweho, kandi murabizi ko aya masaha bari show cyangwa se bari umuriro. Munyemerere mbabwire ko ubu tuvugana rwose ibintu bikomeje kuba bibi cyane hano muri teritwari ya Warikare, aho tubazane icyitwa Nyamugigima cyangwa se icyo twakwita ngo ni imiripuko. Ubu tuvugana nabwo ibintu byamaze gufata iri ntera isasu n'isasu hano muri axe rwose ya Warikare cyangwa se hano mu by'ukuri muri za Karembe, axe ya Karembe. Ariko noneho akaba atari muri iyi santere ya Karembe, ahubwo none urugamba rugasa naho rurimo ruragenda rwerekera hano za Pinga. Bimwe mu binyamakuru biti Pinga tombe, ariko se ibya Pinga bimeze bite? Ukuri kuzuye noneho muri amasaha rwose turakubazana gatanu kuri kagenzi kako. Icyo ugomba ko wamenya nuko ukuri kose ugiye kukumenya, dore ko n'ubungubu mu by'ukuri hari ukubera ibidasanzwe hano muri Pinga. Hakora harimo ibindi bikorwa birimo kuhabera ubu tuvugana rwose tugiye kubagezaho. Dusa no tugiye ku breakinga, nta handi rero uri buze kuba wabisanga usibye hano kuri Jeune Official. Ure neza sina makosa? Yes, meze neza fighter. Urakomeye? Meze neza cyane. Hanyuma ariko ngo abasirikare ba FARDC nabo ngo ibintu bikomeje kubabera bibi cyane. Yes, abasirikare ba FARDC ibintu ntabwo bikomeje kubabera byiza kubijyanye rwose n'urugamba, dore ko bakomeje kugenda bakubitwa nabi cyane bitewe nuko uwo bahanganye nawe akomeje kugenda abanikira mu bijyanye n'urugamba, yaba ari bijyanye n'urugamba, yaba ari bijyanye na politike ndetse na diplomasi. N'ibintu byose turagenda tubikusanya ndetse tubigeza ku bakunzi ba Jeune Official muri aya masaha ya update time. Hanyuma tudatinze rero duhita twinjira mu kiganiro no mu buryo burambuye. Unyemere duhere hano mu by'ukuri n'ubundi muri iyi gorpoma cyangwa se hano muri Pinga niho hantu ubona ko ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibinyamakuru byandika ndetse n'ibivuga front page yabyo byose byakojeje ibaba muri wino byandika bivuga ko ngo Pinga tombe. Iyo bavuze ngo Pinga tombe uzahite wumva ko mu by'ukuri bavuze ko M23 ako gaca kariko kose avuze ngo karitombe. M23 igisobanuro nuko iba yamaze kugafata nicyo cyangwa se niyo korosari nava ngo yamaze guhabwa mu by'ukuri inyito y'agace M23 iba yamaze kwibikaho. Ubu tuvuga rero amakuru tubazaniye na makuru arimo guca impaka cyangwa se arimo kugenda ca hirya no hino rwose ibyagiye bitangazwa. Tumaze kwakira amakuru avuga ko ubu tuvuga na FARDC irimo irasuka abasirikare benshi cyane, sina makosa hano kuri iki kibuga cy'indege cya Pinga cyangwa se hano ku aerodrome. Ni ikibuga ubundi kidasanzwe kigwaho zino ndege zo mu bwoko bunini cyangwa se zo mu bwoko bwa Boeing. Bitewe nuko ni ikibuga mu by'ukuri kidafite imihanda ya mihanda zihagurukiraho, ahubwo ni ikibuga cy'indege cyakira zino ndege ntoya, ubwo ndavuga zo bwoko bwa helicopter. Rero mu by'ukuri ubu tuvugana nizo zirimo gutunda abasirikare bakomeye cyane bo muri iki gisirikare cyangwa se muri zingabo zirwana ku butegetsi bw'Kinshasa, ubwo ndavuga FARDC. Ariko birashoboka ko bari no kuvangamo n'abandi, nubwo rwose uduhaye amakuru none aho uri hariya arimo kutubwira ko rwose drone zacu ziri kutubwira ko barimo kwasuka abasirikare ndetse ngo bafite gahunda yo kwatura amatura arenze n'atanu bari gusuka deploying hari abasirikare. Yes, ni mu gihe iki kibuga cy'indege abakirindaga cyangwa se abari basanzwe babahangaha muri Pinga rwose bamaze kumva ikibatsi cy'umuriro M23 yabakubitago hariya za Minzenze. Nagiye mbona rwose ibinyamakuru bimwe bigenda bihitiranya ngo ni Minjenje, ariko ni Minzenze. Uvanga Minzenze rero ugira mu gace bita Burayi, aka gace rwose na Monisco dore ko ari hasize barriere nayo dore
yakambo yagiye. Abaturage rero ngo fight bakibona iyi Monusco ndetse n'abasirikare bageze hanga muri pinga bagafunga imikeka cyangwa se ibirago, nabo ngo niho bahise bafata ya mbere bo kuva muri iyi centre ya pinga. Nyuma ariho abinyamakuru byinshi byakomeje kugenda bitangaza yuko iyi pinga ishobora kuba yafashwe bitewe n'abaturage bagendaga bayivamo, ariko amakuru dukesha drone yacu ikavuga yuko abaturage cyatumye bahunga ari urufaya rw'amasasu bumvaga rurukubitira ahari ya za Minzenze ndetse na za Peti, bumva yuko ndetse FRDC yewe na Monusco bari kugenda bahunga bava muri iyi pinga, bituma n'abaturage fight banga kuguyigumamo dore ko ababacungaga bari bamaze gukuramo akabo karenge. Rero nkuko bivuze, nyuma yuko FRDC ibirebye ikabona yuko abasirikare bataye iki kibuga cy'indege ndetse gato cyane sina makosa gato cyane mbere uko twinjira ku bijyanye n'aba basirikare barimo baraza basukwa hangaha. Abantu mudukurikiye munyemerere mubanze mujye kuri map kuko none ibintu nabyoroheje. Map y'aka gace namaze kwibatereka mu maso, ngira ngo rwose mwongeremo urumuri twinjirane muri utu duce, kuko yabapinga muraza kura muri utu tuzeru muri utu tuziga tugera muri dutatu tune plito, naka kaziga kanyuma karimo ga fresh niho hari pinga. Nuza kureba ko aka ga fresh raho gatangirira uva muri aka kaziga ka kabiri, uraza kubona aka gace bita ngo ni Burayi. Nuza gukoresha rero ikintu bita matematike cyangwa se matematike physique, uraza gusanga hagati y'aha hantu Burayi ndetse nano muri pinga harimo ibirometero bike cyane. Niyo mpamvu ku munsi wejo kugira ngo ubu tuvugana inkuru zirimo kugenda zivuga ko M23 yamaze gufata pinga, ndagira ngo mbinjize ku mpamvu nyamukuru yatumye iyi nkuru ivugwa cyangwa se ibi bintu bijya hara ku karubanda rwose bigasakara bivuga ngo M23 yamaze gufata pinga. Nyamara nta muntu ujya breaking inkuru nk'izi ngizi rwose ngazidutange, ni gace cyane gashoboka kugira ngo batu breaking ni inkuru nk'iyi ngiyi, kuko tuba turi mu bambere bafite amakuru. Hanyuma n'ubu nukuvuga ngo ku munsi wejo mapambano yabaye ku munsi wejo, ndavuga imirwano yabaye ku munsi wejo, ni imirwano ngo yatangijwe n'ikitwa Wazalendo cyangwa se zino nyeshamba ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa hano mu by'ukuri hano muri pinga. Nibo bari bafite ikitwa mu by'ukuri opportunity cyangwa se bafite aka gace ka pinga bari bakayoboye neza cyane, ariko noneho mu by'ukuri bakavuga bati tugomba kujya gusunika M23. Byagaragaraga ko iri hano mu by'ukuri muri aka gace bita ngo ni Minzenze. Ubwo Minzenze rongera ngo barimo barayibona, none ngo bamara kuyisunika ngo bakayisubiza muri Karembe bagafungira aho ngaho, akamwe atangira gutegura ibikorwa byabo byo kwataka M23. Nyuma yuko bari bamaze kwambuka, birumvikana bamaze kwambuka bagiye kwataka M23, iyitwa Monusco ngo nahise ibakurikira na za bariyeri zabo. Iki bakimara kurenga gusohoka no muri pinga, bakimara kurenga hanga Monusco nayo ihita ikubita hano Burayi ikitwa bariyeri. Aba barakumanukira Wazalendo cyangwa se izi nyeshamba zirakumanukiye zigeze hano Minzenze aho M23 yari iri. Ikintu bahise batangira no kwimishamo urufa rw'amasasu rwo ku rwego rwo hejuru, ariko M23 murabizi ko mu by'ukuri yo iba bafite opportunity cyangwa se icyo bita ni siroga ivuga ngo niba utwatatse aho utwatatse uturutse turahagukura turakurasa tuhakurenze tuhagukure, mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri duhagikishe ko umwanzi wacu ntari bwongere kuza kudutera aturutse. Nguko uko M23 yabakubise igukubitira aba bagabo, irabakubitira bashegesha, noneho irabambutsa urugamba rurazamuka rugera bataragera no za Burayi. Monusco yabonye urugamba rurimo kwicakira, ubwo bari bariyeri yabo bahita bayigengwa bari rukanga binjira pinga. Urumva abaturage bakabona Monusco ukuntu irimo irahuzagurika, irimo kugenda ngo hari n'uriraga imodoka akagwira imbunda hafi no kuyivuna. Bakabona ngo Wazalendo, bakabona Wazalendo iri kuziri kwirukanka, bakaba bati nono kabaye ati uko biri kose birarangiye agashwiragira. Ufite inkoko hakirikara akayifata hakirikare, uzi uko bano basirikare ba FARDC ntabwo bagenzwa na kamwe. Nagiye mbona bamwe birukanka bikore n'amatera rwose. Ufite ingurube akayikubita umugozi, ufite ihene akayikubita umugozi, ufite inkoko akayikubita umugozi. Bakava bati batagira ikintu bahitana, kuko nubundi barabizi neza ko iyo bakubiswe hano FARDC nizi Wazalendo nigeze ziteza n'intambara kugira ziba n'ukuntu zisahura abaturage.
rero ubwo batangira gukizamo akabo kaguru kuko amasaso barwananaga barabyumvaga hano ahantu bita ngo ni Burayi uri hano muri aka gace kanu kazapinga uba ubyumva yego umwe rero ushobora gutwika inzu imwe igakongeza izindi nk'uko batangiye kwirukankana ubaje ati bigenze bitati batugezemo hiriririririririri FARDC b'abasirikare bari basigaye kuko bari bamaze kwazana imbunda ziremere cyane z'imisada urumva niho bari gutegurira urugamba hano za pinga bakimara kumva babona Monisco ibirindu ibifaru irirukanze bati byakaze bya bibunda byabo bya atirari bari baragenzemo hariya baravuga ati none karabaye ibi baramutse babifashe ntabwo dushobora nta na report dushobora kuba twatanga ibukuru abari basigaye mu rugo nta no kurinda babaza ngo bimeze bite abasigaye pinga batangira kuzingura ibibunda ubwo abona abasirikare ba FARDC abandi bari inyuma bari guhomahoma ibibindi kugira ngo 23 itinjira ariko irimo irabakinagiza urumuriro wababanye umuriro ubwo no kubyomba barabahamagaraga yagira ngo arasubije ngo bakumva ari kuvugira muri ntuza bakumva umwuka urimo kuva kura kumva n'imbunda n'umuriro gusuba ari hejuru baravata ibyakomeye abasore imbunda barazigenguwe barazizingura vava amora bayijyamo barapakurura baruzuza barahunga izi ngabo za FARDC zirakinageze kwimishwaro ubwo ndimo ndabinjiza kugira ngo mumenye impamvu y'urugamba rwabaye ku munsi w'ejo rugatuma bivuga ko ngo pinga yafashwe pinga ibistangiye gusigara ari umwerere abaturage bahunze bavuga bati FARDC niyo yaza yahunga idutwarira ihene reka tube tuyihigamiye abazarendo nabo bite nuko nta communication yagenze nabi M23 harayeri yakibacurikiyeho ndetse ngo na network ara ntabwo igihaba no bagenguye imbunda nizari zisigaye basigara bazizinze bazikubise mu bikapu barazirukankanye bitangira kugaragara ko n'abasirikare ba FARDC izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zirimo zirahunga zirimo zirahunga zahunze urugamba nguko uko impiriti yo kuvuga ngo pinga tombe yari imeze byarashobokaga kuba M23 yaragombaga gukomeza ikadivansinga ikagera muri iyi pinga ndetse ikaba yanashyiramo ibiriro nta muntu n'umwe uyirasha kuko na Monisco usibye kwa kugenda kwaho bigura intege nayo nta kintu hari gukora M23 urumva noneho rero kubera ko M23 ibintu byayo biba biri ku murongo ni plan icyo bita plan ntabwo bajya bavuga ngo bahubukireho ngo bavuge ngo hagurya ni kuri order mwenyewe General Sultan Makenga niwe utanga order kavuga ati kara gace bite nibi ngibi niki byose karavamo cyangwa se ntikavamo M23 ibonye bakinagiye imaze kwakira n'amakuru mu byukuri yuko donc hari ukuntu biruka n'ibyombo barabita hari icyombo kimwe yaguyeho biyumva ngo bamwe ngo bari ngo bahungishe ngo ibikoresho ngo babirenganye ngo bagengo ariyo babasanga M23 yumva byakaze tikumbi na pinga bayitaye batise cyangwa kabara agatego urumva aha ndi nshobora kuza kugarukira na babandi bahise bavuga ngo karenga ngo pinga tombe M23 yahise imenya ko muri pinga nta musirikare wa FARDC n'umwe urimo ariko M23 ku mategeko yari ifite ntabwo yari ifite amategeko ayemerera kugira ute kuguma hano muri pinga yahise iva muri pinga na Prito hano ntiyanarikandagemo yahise ikatira ngaha za Burayi isubira aho ngaho mu bice byayo ariko FARDC bashwiragiye mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo nibwo byatangiye gukwirakwizwa kagana ku isaha isa 10 gutyo muri ayo masaha yuko ngo kare ngo pinga yabaye tombe icyo gihe nibwo bahamagaye hano uwitwa Peter Kirimwami nibwo yahise ahamagara muri biriya bice muri zira axe ngo amenye amakuru ku murongo wa telefone habura n'umuntu n'umwe umusubiza mu kibijyanye na gisirikare niko kwifashisha Monisco ihamagaye aba Monisco barimo hariya muri pinga bati FARDC atubupinga tuyirimo twenyine nta muturage nta musirikare ati burubwo uko mutwumva turi kuvugana gutya pinga nitwe tuyirimo n'abaturage bamwe babandi bya bisore by'ibikoroka by'ibisambo bisigara byiba bikora pia arya unugupiya biba byiba bisigara byiyibira
nguko uko basigayemo. Hanyuma na nyuma yuko FARDC bamenye ko na M23 itagiye muri kara gace, ubwo haniho tureta tunahera nonaha amakuru tubaza nuko kuva amasaha mu gitondo nabo batangiye gusukamo abandi basirikare basha babandi bo bimitima yinangiye. Yes, ubwo rero fighter kugira ngo duce impaka reka tubaze umuturage wari nawe uri guhungana n'aba ngaba kuko rwose n'amajwi turayafite. Tumaze tese uyu muturage kuko yahunze M23 yibonye cyangwa se byari bimeze bite kuko birasanga tuye tuzana n'ibimenyetso. Ibintu bitagira proof nabonye muri iyi minsi. Uyu muturage wari uriyo nari guhunga atubwire ngo bahunze babonye icyo bundi. Hari ukuntu umuntu mubwira uti nyaboneka bira bintu ntago byari byo, wenda birashoka ko umuntu hagize atya atireka reka tariko se uriya yabivuga yitwaje iki bimeze bite. Yego ako kantu rwose nanjye biranezeza cyane. M23 niramuka igeze pinga kuko ntekereza ko burana yo kuba basuye inyuma afite izindi strategy barimo n'uburyo bari buyinjiremo. Ariko reka mwumve uyu muturage we yabivuze hiki. Amakuru yongeyo noneho oya nta kigenda ubu ngubu turi kwiruka cyane. Nihangane noneho none se ubu ngubu noneho muri kwerekera he? Noneho biragaragara yuko babantu noneho bamaze kugera hafi. Oya turi kuyirukanka cyane, twebwe turi kwirukanka cyane. None se bamaze kugera aho ngaho muri ako gace? Oya ntabwo bari bagera hano ariko baracyari kuri peti, ariko twe turi kwirukanka ariko baracyarwanira muri peti. None se ba masenge bo bahungiye he? Bose birukanse ubu ngubu buri wese ari kwirukanka ukwe. Basi none nuko basengera ku Mana kuko nta kundi. Yego urumva yuko hari abaturage bari kwirukanka. Hari ibindi bintu turi buze kongera ngo twisobanura iki ngo urabona. Uyu ni umuturage wari uhari ari guhunga. Gusa icyo nababwira bakunze Jeune Official, ntabwo mbureminga umuntu waba yaravuze ibintu kuko urumva barahunze. Umuntu wa breakinze iyi nkuru rwose nawe urabona ko drone abazifite kuko barirukanse abaturage barahunze hakiri kare cyane, ndetse n'abasirikare barahunga. Abasirikare nabo barahunga. Imirwano iberahe hafi na pinga. Urukumva rero abatangaje inkuru wenda icyo twavuga ko bayitangaje bihuse bagira ngo ba breaking inkuru byihuse, ariko mu by'ukuri aba baturage ntago bahunze ariko M23 ageze muri pinga, ahubwo bahunze bitewe nuko bari kubona abari bari ku rugamba araza peti ndetse na hariya za Burayi n'aka gace ka Minzenze. Babonye abasirikare bari ku rugamba bahunze baravuga tuko biri kose nimba bahunze M23 ishobora kuza iri kubiruka inyuma, twebwe rukaho tutaravamo mbere y'igihe ugasanga bigize ute natwe bitugizeho ingaruka. Ariyo mpamvu rero wagiye ubona ibitangaza makuru byinshi bigenda bi breakinga yuko ahangaha rwose pinga M23 amaze kwakandagira, ariko umuturage baramaje tese none bamaze kugera aho ngaho. Warasubije ngo ya hapana atoya ati icyatumye twirukanka nuko twumvisha amasasu hehe za petite na menshi cyane bigatuma natwe tugira ute duhunga, ariko ntabwo twigeze tubabona. So ngibyo rero byapinga, ariko nyuma yuko abasirikare bahunze ndetse abaturage bakayivamo, FARDC ngo hari ibindi biri kongera gukora byo kuzana abandi basirikare, navuga ngo baraza gukora icyo twakwita ikosora cyangwa se gukosora ibyo abandi bananiwe. Yes, no barimo gutegura kuba baza gukosora ibyo abandi bananiwe rwose. Dore ko ubu tuvugana amapambano nibwo none hagiye kuba amapambano abasibo kandi none bakoze ikimwuka byara nga iyi sihibu abo ngabo se kumva ibintu byebeze icyo bitaza kuduteza amakosa. Taza kuduteza amakosa rwose. Urumva ko fighter ahanga muri amakuru twamaze kumenya nuko aba basirikare bari ahangaha muri pinga, bamwe berekeye mu cyerekezo cy'iburyo. Iyo uri kujya iburyo uva muri pinga werekera ahantu bita Rubuta. Iyi Rubuta kuva Rubuta ugera Gisangani ni ibirometero 144 kugira ngo ugere Gisangani uvuye Rubuta.
abandi baciye mu muhanda w'ibumoso, abaciye mu muhanda w'ibumoso bamanutse aho bita Mobi. Iyi Mobi niho umuhanda uturuka hano Masisi unyuze. Urumva aha Mobi, uva muri iyi Mobi, muri aka gace bita Mobi, uri kujya aho bita Busenge, ukava muri Busenge ujya hehe aho bita Hombo. Uba werekera ahangaha za Bunyakiri. Hombo uva ahangaha za Bunyakiri ukwinjira muri ahangaha muri pariki ya Kauzi Biega. Urumva bamwe baciye umuhanda wo kugira ngo berekere za Gisangane muri uyu muhanda w'iburyo, abandi baca muri uyu muhanda w'ibumoso, ubahingutsa muri uyu muhanda nanone ugiruze uhura n'uwa Masisi zone. Ubwo ahangaha ni hehe n'ahangaha za Mobi. Kuko iyo uturutse ahangaha Masisi zone uramanuka ukamanuka Rwashi, Nyabyondo, Kibuwa na Mobi. Uvuga ngo uva za Kibuwa winjira za Mobi uhita ugera Mobi. Ariyo mpamvu M23 bari kuvuga ngo iramutse ifashe ipinga nk'uko bivugwa, ishobora kuhagera ikigabamo ibice bibiri. Nahoze no muzeki wa kazi nawe wahoza mu busesenguza mbwira ukuntu ngo buriya pinga ngo gufatwa kwa pinga M23 mu kivanyemo pinga ngo buriya ngo ni warikare biraba birangiye, kuko nkuko tuvuga Masisi ku zone tukumva ngo Rubero ku zone, buriya ipinga ngo nabo burango ni nka warikare ku zone. So ubwo rero ukumva yuko ngo birasaba M23 none igera ahangaha ku muri centre ya pinga iza kwigabamwe amatsinda abiri nibishaka kugira ngo hose ihakorere icyarimwe, igafata muri uwo muhanda w'ibumoso. Urumva ubwo ahangaha baraberekeye Gisangane, aho abandi barerekera ahangaha za Mobi, nabaragira ngo baze gufunga uyu muhanda wa Masisi zone, ariko bakaza kufunga source iturutse ahangaha pinga, baturutse pinga. Ngo hari imihanda ibiri, uw'iburyo n'uw'ibumoso. Uw'ibumoso ugiye Gisangane. Urumva uyu ugeze Gisangane niyo ubundi uva ahangaha pinga ugera bita Rubutu. Kuva ahangaha Rubutu niho ukomeza umuhanda wose ukazagera Gisangane ukoresheje ibirometero 144. Ariko kuva ahangaha nibura unyuze muri umuhanda w'ibumoso ugera ahangaha navuga Mobi, ntabwo ari kure cyane ku buryo byatwara ibirometero bingana gutya ngo M23 igira ute ihagere. So ariyo turivuga ngo M23 rero nibimaze kwigarurira iki kibuga cy'indege, navuga izireko butere ziri kugenda zigo zizana ibikoresho, ndetse ikamara kuhigarurira 100%, yaba ari Masisi iraba iguye navuga irabiguye mu kantu, kuko baramanuka barigira ngo papasi yabo ibamanuke bagere ahangaha Mobi. Urumva niko naba ngaba banyuza no muri axe ya Gahira. Twasanze ko gahunda yaba ari kumanuka bagafata iza Gahira bakambuka kurya zagise bakagugira ute bagakomeza kumanuka hasi bagira ngo bazaze kubirindukana ahangaha za Nyabyondo, kandi kuva Nyabyondo ugera Kibuwa ni hafi, kuva Kibuwa ugera Mobi naho ni hafi. So ugasanga bashobora kuba bahuriye hano Mobi, noneho imasisi gagira ute igasigara hagati. So ubwo rero kumva yuko M23 kuba kugeza ubu ngubu nta kindi kiratangazwa gikomeye kibijyanye n'ahangaha muri territoire ya Warikare, usibye iyi nkundura yo kugenda bavuga ngo pinga ya Bayitombe, ariko ubundi amakuru tugenda dukesha twe drone zacu ziri hariya rwose zihicaye, bakatubwira ko iyi navuga pinga rwose iri kugenda ishyirwamo izindi mbaraga, reko hoteli ziri kugenda zizana abandi basirikare, ndetse ngo bo muri special forces za FRDC bakomeje kugenda bifashishwa kwa rura rugamba rukomeje kugenda ruhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FRDC udasize n'abambari bayo. Ngibyo ibya pinga ndetse na Warikare muri rusange, sinzi nimba wenda hari ikindi waza kurenzaho kubijyanye n'ibiri gukomeza kugenda bibera muri centre ya pinga fight. Yes, nukuvuga ngo nta kindi turi buze kongeraho usibye gusa kuba twamaze kubona ko barimo kugenda bakora icyo twakwita imyiteguro idasanzwe, aho usanga rwose byamaze gufata indi ntera, kuko urabona na hano Igoma naho bari batangiye kwitegurira, niba utuvugana ibikoresho biri gusukwa hano Igoma bigahita binajyanwa hano za pinga. Nuvuga ngo FARDC ibintu byose irimo iragenda ibitegura. Twamaze kubona ko hari n'abasirikare kuvanwa hano za Rubero nabo bakazanwa hano za pinga. Ubwo urumva muri ibi bice barimo kugenda bategura urugamba, ariko icyo namaze kubona my friend, icyo namaze kubona ibintu ntago byoroshye naka na gato. Uzi yuko bakoresheje iki cyerekezo cya Bunyakire bagakoresha n'akawuzi, uzi ko bahingukira bita Kavumu, bakoresheje iyi nzira Bunyakire bahingukana Kavumu.
bashobora kuzayungukana Kavumu ya Bukavu kuko baba babirindutse. Urabona abangaba bo mu muhanda w'iburyo bo baberekeye igisangani hara muri Chopo, ariko abangaba bafashe uyu muhanda wa Mobi bashobora kumanuka bakamanuka Busenge, Hombo, bagafata Bunyakire, bakinjira muri Kawuzi, bakava muri Kawuzi bari kwinjira ahangaha muri Kavumu. Urukumva nuko deborda ku rwego rwo hejuru. Ntibigutangazira usanze niyi Kivu y'Amajyepfo nayo usanze bayigotagose, tukazajya kumva nayo ngo igice kimwe nacyo bakigezemo mu buryo buri strategique bakoresheje iyi territoire ya Walikare. Byose urabona izi nzira byose birashoboka, zose zirashoboka. Yes, byose birashoboka. Urumva ko iyi Walikare rero ifite ubusobanuro bwinshi igihe M23 yaba imaze kwigarurira iyi territoire. Hanyuma ibi bikoresho biri kuzanwa ku kibuga cy'indege nabyo ni ibintu tugomba kubanza tukanagarukaho, kuko mu by'ukuri na hari umwe mu basesenguzi n'ubundi twahoze tuvugana barimo bambwira ku bijyanye n'ubundi tuganira kuri ibintu biri kubera hariya n'aka gace M23 igiye gufata cyangwa se biri kuva ko ngo yamaze gufata, ariko twabonye ko bataragafata, ariko anytime nkurikije uko bimeze n'ubwo wabo n'ikika ngo biri hariya M23 yahita igafata. Nukuvuga ngo ubu tuvugana nibyo koko hano muri FARDC barimo aritegura urugamba, kuko bari kuzana ibikoresho, bari gusuka hano Goma, ibikoresho byabaye ibikoresho banza nisinzi niyo bari kubikura, niyo bari kubivana mu zindi province bakabizana ahangaha, biri kuva mu zindi ntara. Sinzi rwose nanjye byanyobeye, kuko indege iri kubizana ni ya gisirikare cya FARDC, biri kuzanwa na ya indege yo mu bwoko bwa Antonov. Antonov irimo irabisukanura hariya, Antonov Airline niyo iri kugenda ibisukanura hariya. Hanyuma rero havugane FARDC izabikora igeze ryari, niba uyu munsi bavuga ngo hariya barahageze M23 iraharwaniye, bagahita bafata ibikoresho bakabyimura bakabivana hariya bakabijyana hariya, koko urabona yo itarimo kugenda igaragaza gutsindwa. Kuko reba nk'ubu yamaze tangiye gukora abasirikare za Rubero ikabajyana hariya, kandi Rubero naho bari kurebana n'umwanzi. Ubu M23 igeze ruguru igahita ijegajeza naho muri Rubero ikongera haraza Kirumba, naho byakongera bikaba ibibazo. Twaravuga tuti ku kibazo cya M23 niho hashobora kuba hari ikibazo cyuko bashobora kugira effective nkeya cyangwa se umubare buke w'abasirikare bikaba byabakoraho mu rugamba, ariko ndabona FARDC ariyo bigiye kubera ibibazo, kuko niba ubu tuvuga ndimo gukura abasirikare ahangahe kabazana aha nuko ibintu byabayobeye. FARDC ntabwo ishobora guhura n'ikibazo cya effective, ahubwo ni ikibazo cy'ubushobozi buke ku bijyanye n'urugamba, kuko abasirikare benshi bo irabafite. Niba ushobora gusanga nk'iyi Goma yonyine, none iyo ubushobozi bubaye buke rero umenaho benshi, rero abo benshi ntabo hako twasanze nabo benshi nta n'umusaruro batanga. Nose twasanze ahantu bagiye bashyira nk'abajenere barenze batatu, hako tugasanga nk'umukoroneri umwe M23 araje arabatikaguye arahabakuye. Twagiye dusanga kenshi rwose n'ubu bwinshi bwabo ntacyo bamarira cyangwa se ngo bubafashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo aho usanga M23 ikubwira ngo aho kugira ngo turwane n'abasirikare bake ba FARDC, iyo baje ari benshi niho turwana bikatubera byiza, kuko tubakubita tugize ute turi no kubasaka tukabakubita turi no kubareba nta kugenda bihishahisha. So ubona yuko rero FARDC nayo nta bigwira bigenda niko bavuga, ariko nayo ikomeje kugenda itakaza abasirikare benshi ku rugamba, ariko nanone byose bigaterwa n'ubushobozi buke M23 yamaze kubabonamo, dore ko nta gihe na kimwe twari twumva yuko FARDC hari ikintu n'iki yakoze cyatuma ba ikimotiva cyangwa se kiyifasha bavuga ngo hariya twararwanye dukoresha iyi strategy, none dore ko byagenze reka nangaha wenda aba ari byo twakora, kuko uburyo bwose bagerageje bwaranze, ko bagerageje kujya bakoresheje indege birananira, bazana amahibu birananira, bazana Anaconda biranga, bazana abamilisiyoneri nabo biragerageza biranga, bashaka uburyo kugira ngo bajye bagaba ibitero icyarimwe biranga, naho byose birananirana. So sinzira ngo ni iyihe strategy noneho FARDC ishobora kubigiye kuzana ubu ngubu twavuga ko urugamba rugeze mu mahina, kuko fighter bakubwira ngo kugeza amaginga ya nubwo M23 bakubwira ngo ni umutwe uri aho ngaho
iyo kwisi cyumvirizo muri FRDC bakubyaho ni umutwe utabateye ubwoba ngo kuko nakantu ufite ngarakantu gato tabateye ubwoba wirirwa bakinagiza ubambura ibice nose ntabwo ujya wumva muya yari kuvuga ngo ayo na amagambo yabo ngo turifite ngo nakantu katanga ngaho bazakare kure n'ubundi niko ibiri kurwanira yerekereje nuko iki gihugu kingana akantu M23 ko ni gatoya ariko se hari wakwishimira kuba igihugu cye bakuraho agasantimetero yakwishimira ko bakura n'agasantimetero nimwe nta wabyishimira so tukavuga ngo rero M23 nayo twasanze yuko abasesenguzi batubwiye yuko iya umutwe w'inyeshyamba nkuko M23 bivuga ko ari inyeshyamba kuko n'ubundi inyeshyamba ntago ari government iyo umutwe umaze imyaka 5 ufite ubutaka ubwo butaka bari nk'ubwabo kuko barashinze leta yabo iyo twinjiye muri M23 dusanga ari wa mutwe ufite ishyaka buretse gato cyane ntabwo nshanga abantu basubiza inyuma uvuze ngo babara kubwo butaka ngo ari ubwo ngo bigenze bitewe nuko babukoreyeho ibikorwa bimeze bite yaba ari ibikorwa biteza abaturage imbere yaba ari ibikorwa remezo ndetse no kuba barubatse ubuyobozi aho ngaho bari bimaze igihe kingana iki imyaka 5 hasigaye 2 imyaka ingahe 5 hasigaye ingahe hasigaye 2 twikomereze so ubwo rero cyangwa hari bazamara kubarana za warikari byose byavuyemo oya none se ugira ngo M23 yoboye ubu ngo ibikorwa bya activity ntiziri gukorwa none se ugira bari gukora imihanda uzi ko hari urugomero bari kubaka ibyo ndabizi cyane uzi ko hari uruganda ruri gukorwa fayita hano uciye za cengere rukamanuka iyo hepfo uri murerekeza za Masisi za Rucuro hari ahantu M23 iri gukoresha uruganda rushobora kuzagaburira aba muri Kivu y'Amajyaruguru bose oya n'urugomero rw'amashanyarazi hari n'uruganda bari gukora ariko iriya projet ngo n'ubundi FARDC plutôt ubutegetsi bw'ikisani bwo bwarayitangiye uravuga se uravuga iriya projet yo gukora amashanyarazi hari urundi ruganda ariko ndi gukubwira rwo gutunganya petroli M23 iri muri processes yo kugira ngo igire ute ibitunganya ntabwo wategura imishinga y'igihe kirekire uzi ko umutwe nta sirisha nta nosi ufite mu by'urimo uzi ko uri umutwe ushobora gukurwaho anytime ntibishoboka rwose iyo nosiyo ntabwo waba udafite gukorwa breaking news amakuru noneho ari ndani muri M23 ayari tugeze mu masaha yo ku breaking tugeze mu masaha yo ku breaking niko bimeze mwaba muzi yuko 23 hari imikoranire iremereye ifitanye n'ibigo bikomeye byo mu mahanga bigiye kuza hariya bikamena icyo bita urufito nje murangiza ibyo mvuga mugane hari wa mugabo wigeze wari uri kuvuga sinzi ibyo yari kuvuga arangije abwira mugenzi we ngo ngubitira muri iki gihanga ntabivuga ngo ngubitira muri uru rutwe ntabivuga ngubitira muri uru rutwe ntabivuga je fighter nahengereje muri M23 birangira n'ubundi abivuze none baramubiranduye nahengereje muri M23 ndebye imishinga ifite nanjye nkubitira muri rutwe ntabivuga ndebye imikoranire bafitanye n'ibihugu bikomeye bino mwevugije ngo M23 ngo bazayibyaga isubira inyuma ryari ako se bayisubiza inyuma bakabivamo oya buriya bajya bafata M23 ya 2013 bizabatangaza no kubona bizabatangaza kubona ibihugu bakorana nabyo byirwa bibafasha guhangana na M23 bimwe na bimwe biri gukorana na M23 ngende gukubwira ngo hari ikigo gikomeye kigiye gukorana na M23 urumva mu bijyanye no kugira ngo ibira bintu biri muri Kongo babibyaza umusaruro ntabwo ikigo cyashora amafaranga mu cyama babona ari cyama cyane ni cya gihugu cya mapambano byora twikomereza ariko mwumve uko M23 kugeza amaginga ya ni icyama gifite aho kibarizwa ni icyama kimaze kugira adresse ni icyama kimaze kugira ijambo kimaze kwiyubaka gishobora kuvuga tekereza Amerika ikacyumva Uburayi bukacyumva tekereza ko ubu bafite icyitwa parti politique urumva FDLR hari parti politique yabuze ntayo nzi FNL hari parti politique yabuze ubwo ndimo ndavuga imitwe nzi ntabwo ndajya kuvuga zino zo muri Kongo ngo mvuge ngo Nyaturanga urabona ngo ibikingo wazare Red Tabara hari parti politique uzigira abanarusi umugani wawe hari parti politique ariko ntungo M23 bo bafite parti politique icyo bisobanuye niki nuko bagishatse kugira uko babigenza nubundi bahita banatukura umuntu ugomba kuyobora muri rishaka ryabo rya parti politique ushobora kubayobora azava muri bo
urumva kuko burya barakubwira ngo M23 ya mbere icyo yazize ni ukubara parti politique ubundi yatsinzwe mu bijyanye na diplomasi mu bijyanye na gisirikare yari ifite imbaraga ariko bajya muri diplomasi bagasanga ni abanyantege nkeya ariyo mpamvu M23 y'iki gihe yubatse igisirikare ariko yubaka na diplomasi yubaka inzego zose kugira ngo hatazagira ikizayigonga mu gihe bazaba bazatese nk'ubu wabatoranya ngo mwitoranye nk'umuyobozi mwamukurayo urumva iki kintu ko nguba kubwiye ngo M23 igiye kugira aho yigenga hayo barakubwiye ati dufite perezida w'icyama dufite vice president w'icyama dufite barajya hari ababa bakigera mu biganiro M23 gahita babwira iti noneho rero dore ikigiye gukorwa iti nimutangire noneho muvuge niba tuzashira muri ba ministry tuzashiramo abacu bo muri Alliance Fleuve Congo natwe 10 nimushiraho aba ministry bangahe natwe dushiremo bangahe yego kubavuga nuko bafite iryo shaka ryabo AFC nayo izashiramo banabo M23 ya 2013 wagombye kubabyira ngo muzane umuntu wanyu uba mu bijyanye na politike mumuzane tumushyire mu bijyanye na politike y'igihugu bakamukura he wahe bari kuba ariyo mpamvu ubona rero abantu bakomeje kugenda bafatira M23 muri yashusho ya kiragihe na aryo nyikomeze kugenda mvuga ngo FRDC ishobora kuzakomeza kugenda yibwira kariya M23 y'intege nkeya nyamerika nka cya kirondwe cyasigaye ku ruhu inka yarariwe kera urumva M23 nayo urwego igezeho ni rwa rwego ishobora kukujijisha kwereka kari intege nkeya ari nyantege nkeya ariko ibintu iri gutegura ari ibintu bikomeye cyane ariko ari waryo ruhu naruriye mu sombe nigeze wigira kamugi kenshi cyane nanize ngo nabyo ugiye kubihakana kutarabiryaho gumye neza rwarumye bakakongera bakarugira neza bakarutunganya neza ziruryoha nararutamiye rwose ziruryoha ariko nambishe ngo ruvura n'amavi ruvura amavi gute se buriya irego y'irwara amavuka rutamira arukuntu ngo amavi agenda urabona abantu bafite imyaka yo hejuru arakuntu abasaza cyangwa abakecuru bagenda bataka amavi tiyo yarutikagura za rusoka zageze mu mavi akaruke kagura aho kuntu udabona amavi agenda akaba amataraga ugasanga yabaye umujene so kari agaciyemo rero twebwe uvuze rongo ikirondwe cyariye inka ngo niki oya cyasigaye ku ruhu cyasigaye ku ruhu inka ariwe kera niyo FRDC niko imeze ndetse na government ya Congo abantu bashobora kuzakomeza kugira ngo M23 ni bya bindi bagakomeza kugenda bavuga ngo ifite agace gatoya ikikura ugakuramo arikare ngifite agace gatoya igakuramo Masisi ngifite agace gatoya tukumva ngo ageze mu ntara ya Chopo ngifite agace gatoya ngikumva ngo yakwemo Kivu amajyepfo kazajya kumva biri kurangira ngo icyo bita balkanization cyangwa se kugaba igihugu byabaye kugaba igihugu ntago bazica ariko nawe fayita buri hari ikintu mbona abakongomani nanone bageragiye bagahumwa amaso bakeka ko Gisegeta azaza akicarana na Corneille Nanga na Bertrand Bisimona Makenga ngo nimuze tujye kugabana nose Kongo ni yabo ku buryo bajya kwigabana Kongo ni y'abakongomani buri mukongomani wese afite iki buri mukongomani wese yemerewe gukongora buri wese yemeye kugira ute yemererwa yemererwa kuba yayivuganira so Gisegeta ntago azaza ngo avuga ngo M23 nimuze mbahaye iki akagapariti kuko Kongo ntabwo ariye Mobutu yarayoboye yarayisiga bita Patrice Emery Lumumba uyu niyo yari ministre wa mbere yageze igihe ayipfira ariko yaragiye irasigara urumva kugezana n'isaha rero ariyo mpamvu abakongomani benshi bakomeza kugenda bavuga ko mu bijyanye na politiki harimo udukino twinshi bavuga yuko bishobora kuzarangira iyi Kongo inagabwe bitewe n'iki ntabwo Gisegeta azicara na M23 ngo bavuge ngo tugiye kugaba iyi Kongo cyangwa se avuge ngo iki gihugu ni cyangenda kibahaye ntabwo bishoboka birasangwa hazabemo guhangana kugeza igihe ibyo M23 yifuza izabibonera ndetse n'ibyo FRDC yifuza izagira ute izabibona ariko urukumva nta yindi nzira bizanyuramo usibye kuba barwana bikagira ute bikarangira ibibazo urugamba rugize ute rubikemuye muri rusange ngibyo rero ibyahangaha muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo bari ku ruhande rwa parti politique ya M23 ndetse na government yahangaha muri RDC suko nguko se twahava tukigira mu yindi nkuru ubwo rero twari tukiri ku byizi ndege nyine zikomeje kugenda zizanwa aribyo tuvuga ngo FRDC ikomeje kugenda inagaragaza intege nkeya tuvuga ati se koko FRDC yari ikeneye aba mercenaires FRDC
aka ntabakene se n'abahari ntacyo kuko bigeze tubona iyo tuza n'abahasanzwe kumva ko nibura muri mapambano baba bari imbere cyane twari kuvuga ngo bare bakeneye none ntacyo ariko muri mapambano ntacyo baba bari gukora ariyo mpamvu rero tubona yuko nta mumaro wabo nabo pe kuza gukora mu mufuka Kongo nabo kuza kuyiba n'ibijyanye rwose n'imirwano naka wa musirikare uvuga ngo ibyo Gisekedi yabazane no gusabiriza ubona yuko rwose bakomeje kugenda nabibaza nimba ushobora kuza ariko fight nge mbona n'uyu mwiryane wose biterwa na government ya Kongo kuko nta kuntu ushobora kubufata umusirikare w'igihugu umuhemba amadolari 100 ngo ujye kuzana mu mercenaire uhemba ibihumbi 2 by'amadolari ngo mubwire ngo uyu muntu twita ko ari umupatriote ko ari umuntu ukunda igihugu urwanirira igihugu cye umukomvenga ngo ngaho najye kurwana azi yuko mu mercenaire uhemba ibihumbi 2 by'amadolari yirirwa yitemberera muri Goma nta kintu na kimwe mu by'ukuri akora ngo hanyuma n'uyu muntu uzamukomveke yuko agiye kurwana ngo kandi umutegeho intsinzi ni ibintu bigoye cyane ubona yuko ariko byo binakomeje kugenda bikoma FRDC mu nkokora kubera iki kubera ubu busumbane bw'imishahara bwaje bitewe n'abo mercenaire nyamara batigeze bagira icyo bafasha iyi FRDC nk'ubu ngubu wadi ngureke twinjiza hano muri Kivu y'Amajyepfo anga muri Kivu y'Amajyepfo harimo abasirikare babiri ngo babashije kuba barasana nyuma yuko hari umusirikare ngo utarahembwe ndetse aza kuba yakora akavuyo hariya ubarizwa muri brigade ya 21 ni hara muri za Minembwe mu gace bita Kiziba uyu musirikare rwose akaba yasabye imishahara ye ngo barayimwima ndetse ajya rwose ngo ku Karubanda arasa amasasu menshi cyane aho byaje kurangira umumajoro rusa nka waruyoboye iki gikundi cyangwa se aba basirikare aza guhita murasa bitewe nuko ngo yarakoze ibijyanye no kwikinyabupfura gikeya ariko ngo yamaze kumurasa abasirikare be nabo bahita bamurasa bitewe n'iki bitewe nuko babonye ko ngo yararengereye nimba wenda uyu musirikare yarashe bitewe n'agahinda yarafite ko kudahembwa ntabwo akagombye gufatirwa umwanzuro wo guhita araswa ahubwo bakagombye kumufunga ndetse bakamukorera ibindi uyu majoro rero nawe akaba yahise araswa akaba yarashwe na bagenzi be aho ibingibi byabereye hara muri Minembwe ho plateau ndetse cyane cyane hariya ku kibuga cy'indege cya Kiziba ndetse byatumye ngo hano muri Minembwe isantre Minembwe hagaragayemo amasasu menshi cyane bitewe n'aka kavuyo ngaho n'amaduka menshi yagiye navuga yamburwa n'abasirikare babarizwa muri brigade cyangwa se muri iki cyiciro cyo barizwa muri brigade ya 21 aho ubona ko bagize gutya rwose ngo binaga mu maduka yarahara muri Minembwe bagira ute barambura ndetse bituma n'abaturage bahariya arimo societe civile yamagana ibi bikorwa nibi bikomeje kugenda bikoma FRDC mu nkokora byo guhemba bamwe abandi ntibahembwe ukumva ko bageze igihe rero cyo kujya barasana bapfuye aya mafaranga ariko buri gihe twumvishirije ngo bari kurasana bitewe nuko umwe abatahembye ibintu bijyanye n'amafaranga ubu nibura FARDC iki kibazo bagiye kucicaramo cyangwa ubutegetsi bwaciciyemo kirabananira cyangwa mu by'ukuri ni ugukomeza kurebera ibintu anariko kwakundi tujya tuvuga ngo ni ugushigikira umuco utari mwiza fayita iki kibazo cyarabananiye uburyo cyabananiyemo usanga muri iki gisirikare cya FRDC harimo ikintu cy'akajagari karenze nituvuga akajagari usanga abasirikare nyine bo mu mapeti yo hejuru amafaranga arasohoka nibyo agasohoka akavuga ati aya ni amafaranga yo guhemba abasirikare b'igihugu ariko kugira ngo azagere kuri babanda agenewe rikabihurizo mu by'ukuri iyo tuvuze mu nzego zo hejuru zisohora amafaranga ntabwo izi kese nimba zinabageraho simbizi ariko zakagombye kuba zibageraho kuko nimba ari ibintu bijya mu bitangazamakuru ni ibintu binabageraho ariko ugasanga nyine ni bya bintu bihera mu nzego zo hejuru niba ushobora gusanga nibura igisirikare bashobora kubarura bakavuga ngo dufite abasirikare nibura ibihumbi 10 ni bike nk'ibihumbi 60 urumva natwe n'urugero ariko turi gutanga n'urugero 50 ariko ugasanga imishahara yajya gusohoka ugasanga nimba abasirikare babarizwa babarurwa nk'ibihumbi 60 ariko wajya gusanga ugasanga nk'imishahara isohoka cyangwa se imishahara isohoka ni y'ibihumbi 80 urumva ukibaza ngo nose iyi mishahara yindi isohoka ni y'abakora iki oya nuvuga ngo gisirikare kiba kirimo abasirikare nka wenda nk'ibihumbi nka 60 ari byo birimo bizwi na leta ariko ugasanga ntabwo ariko byose ibyo bihumbi birimo ugasanga harimo nk'ibihumbi 40 bitahari byamaguye hanyuma none ayo mafaranga yabo y'ibyo bihumbi birimo bitarimo bitazwe bakazajya bayarya none byarengaho rero noneho bakarya na yandi y'abasanzwe bagize uti bari mu kazi kuko nta kuntu umusirikare yarekera amavuga ngo amaze amezi angahe adahembwa
hanjye rwose ari njye ntaga akazi nagakora nzi ko ndi kugira ute nzi ko ndi ku rupfu hanyuma ngo n'amafaranga nakagombye kuba aratunga umuryango uyanyima ngo bikomeze uyu majoro rero akaba yapfuye fayite yarashwe akaba yarasiwe ahangaha rwose za Kiziba nyuma yuko ngo yarashuye umusirikare nyuma yuko yari yigaragambije avuga ko akeneye imishahara yo yabazaga uyu musirikare w'umumajoro bazizwa muri brigade ya 21 akarasiye umusirikare ngo bitewe ko n'umusirikare ngo yarashe cyane biteza akavuyo hano byatumye ngo uyu majoro nahita afata icyemezo cyo kumurasa aho nabandi basirikare bagenzi be nabo bahise bafata icyemezo cyo kurasa uyu majoro hapfamo babiri ibintu rongo byatumye akavuyo rwose kakomeza kuba hariya muri Minembwe ndetse na hariya za Kiziba no mu bundi buce bugiye butandukanye nabonye bagenda batubwira ndetse ngo bikaba byatumye muri abaturage bahangaha muri centre ya Minembwe b'abacuruzi bamburwa bitewe n'aka kavuyo kakozwe na FARDC ibintu rero societe civile iri hariya ikomeje kugenda iri kwamagana umunsi ku munsi ya nuko ngaye nguko rero ngibyo byo muri Kivu y'Amajyepfo ubona bitoreje ariko ngo no muri Sake baba mercenaires bisabiye kujya ku mirongo y'urugamba bareke batangira kureba gucekinga uburyo mu ventura ngo mwabiriya mwiriya misozi uburyo bigenda ikontorora rwose ngo bageze hariya nyuma yuko ejo twatangaje inkuru yuko bari kuza mwira societe y'indege yo muri Ethiopia Airline ubona ko rero nibikoresho bari kuza bibakurikiye nyuma yuko bamaze kwipanga umurimo hariya muri Sake nabonye yuko muri Sake naho ngo mu masaha ari imbere cyangwa se ku munsi w'ejo isa n'isaha nituze gutungurwa tubona muri Sake naho umuriro watse ni mu gihe barakabara abamilisene ntacyo bakora ngo baje bazi ko biyemeje kurwana ngo baje baravuga ati twese dutandukanye na Sadeke dutandukanye n'izi Wagner ati twebwe rwose tugiye kuza kwipanga umurimo kandi ngo nabo bemerewe n'amafaranga menshi cyane ndetse n'agashimwe gakomeye cyane dore ko ngo nabo biyemeje yuko bagiye gukora ibishoboka byose bakagaragaza itandukaniro ry'abahasanze ngo niba Sadeke yaraje ivuga yuko igiye guhereza M23 amezi atatu kabiyitsinze uzi kugira ngo babishoboke keretse niba batandukanya badagitagezaho bahura n'abangaba bari bahari bakagenda bonyene se bakagenda nta hantu bahuriye nabo nibwo bajya kurwana arega umuntu ukiri mushya mukara rero nibahura n'abarababwira bati sha byo muje murabizi atamba ati ntiware bati kanze muzamumbarira ati baraje bagucanire tuzareba uko biragenda bandi nabo batangire kugira ubwoba nyine ndi kukuba aba mercenaires ntago hari abahazi Sake ntibayizi hara mu Kimoka ntibahazi none ni gute urambwira ngo barajya imbere ahantu batazi bajye guhangana na M23 igiye kurangiza amezi 8 hari haryamye yamaze gucukura indake no kuzubaka igacukura ama communication igacukura buri kimwe cyose ni gute wambira ngo uyu muntu udasanzwe hamenyere ngarajye kwarwanira ngiye mbona bana bashobora gushaka abasanzwe bahamenyere bakabamenyereza umwuga bakabinjiza muri mu kiwanja kabinjiza ku mapambano nk'uko uri kubivuga bati mapambano bakabinjiza ku mapambano kuko bagiye ari bonyine nge nta kizere nabahereza yuko ari numwe wagaruka kuko twagiye tubona abasadeke babigerageje twagiye ture ibyagiye bibabaho ntago bagiye bagira amahirwe yo kuba bagaruka so ariyo mpamvu rero ngo abasirikare ko nibo bisabiye kujya hariya bavuga ngo barebe aho urugamba ruri kubera mu nkengero yaho ruri kubera bamanze baringaniza ibintu byabo babitunganye neza kugira ngo bagire ute kugira ngo binjire nabo mu rugamba hari nosyo bamaze kugira kuri uru rugamba ruri kugenda navuga ruhanganisha M23 ndetse na FARDC ese ibingibi navuga aba mercenaires hari icyo bari bukore cyangwa se nabo kuza kwiba iyi Kongo ibi byose reka tubitegereze tuze kureba icyabyo muri rusange muri Masisi muzi yuko rwose ntava muri studio ntayibagejeje muri Masisi kuko naho mbafite drone nyinshi cyane ntibishoboka ntibibaho ntago bishoboka ko rwose nababurira agakeregeshwa nakamwe urugamba rukomeye rwo kugira ngo rubohoze umuhanda kirorerwa navuga ndetse na Nturo yewe na Peti urugamba rwo ngo rakomeje gutegurwa ku rwego rwo hejuru urugamba rukaba ruri gutegurirwa aho bita Busihe hakomeje kugenda harundwa abasirikare benshi atese inzira noneho bari buze gukoresha nizihe nzira rwose bagiye kwifashisha kugira ngo bogoge iki kirere cya kirorerwa dore ko banavuga yuko
abasirikare deploying ahangaha muri ibi bice, ubwo ndavuga za Nyamitaba, za Kagusa, za Karongi, za Mwumba ndetse na za Kanzenze, nibyo bice byose ubwo ndavuga na za Gatovu, bavuga yuko bagenda baturuka za Kirorerwa, bakavuga ko rero bamaze gukuramo uyu muhanda wa Kirorerwa, amaze kuwufunga ntongere gukoreshwa, yuko byabaye byiza ndetse n'iyigicwa bakayikuramo, yuko byabafasha cyane. Ni mu gihe rwose bari kuharebesha amaso, kuko yuri harazabusiye rwose gicwa ubugireba neza, yuri zampanamo gicwa ubuhareba rwose, ahanga ugenda ukontorora ibyo bice byose, nubwo Wazalendo batahakandagira. Bakaba ariko bakomeza rero kugenda bahategurira urugamba, ni mu gihe bari kurutegurira ahanga rwose Busihe, ariko M23 nayo ikaba itari kure aho ngaho za Kibugu rwose iraharyamye, iri kugenda ibikakurikiranira gahunda zayo zose, ndetse n'ahari mu misozi ya za Mwumba na za Gatovu. Ubona yuko rero FARDC ndagaruka mu masaha ari imbere mbabwira inzira noneho bagiye gukoresha kugira ngo batangire kogoga ibice bya Nyamitaba babigabaho ibitero simusiga. So murumva ko muri Masisi naho mu minsi iri imbere cyangwa se mu masaha ashobora kuba arakurikiraho za Nyamugigima zishobora kuba zigiye gutangira kurekurwa, mu gihe iyi FARDC irabirangije ibikorwa navuga ihugiyemo muri rusange. ubwo se mapambano Nta kindi baraje bapambana, bagiye kuza rwose bapambane, urumva ko ntabwo biraba byoroheje. Yes, reka rose n'amakosa duhinira ahangaha rwose, twari turi muri update time, duhe abantu ibyo bategereje rwose. Abakoze subscribe turabashimiye cyane, nawe ugiye kwikora rero n'iby'agaciro turagushimiye cyane. Wakoze cyane se n'amakosa. Yesu wakoze cyane Fighter. Naho masaha y'umugoroba, ciao.